koje kubasuhuza mwebwe abadukurikira ndetse n'abadukurikiye bari mu Rwanda abari mu mahanga mwese tubanje kubasuhuza tuje mu kiganiro mu biganiro byacu tubakorera buri munsi gatanu kuri gatanu murabizi ko tutari tubatenguha igihe cyose tuba tugomba kubahereza ikiganiro. Iyi ni channel rero mukurikira mwese kandi mukaba mwikurikira muri benshi ndetse n'abatarakora subscribe ushaka mwakora subscribe ubundi ibiganiro byacu bikagera kugeraho gatanu kuri gatanu. Okay, ikintu kituzanye rero tuje kubabwira amakuru y'ukuntu uyu mwaka ibintu byagenze, ukuntu uyu mwaka showbiz y'u Rwanda yagenze, siporo y'u Rwanda yagenze, nyine kuri buri kimwe cyo mu Rwanda ukuntu cyagiye kigenda neza cyane, ndetse abarundi, abatanzania, abakongomani ndetse n'abagande n'abanyakenya kurikira iki kiganiro ndetse n'abandi ba diaspora bari kure cyane. Abantu kurikira iki kiganiro kugiye kubabwira ngo twagarutse kandi tuje kubagezaho uko ibintu bimeze. Twarabonye yuko tubashyiraho ibiganiro mukabikunda, niyo mpamvu natwe tutazahwema kubagezaho ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu. Ngewe ntabwo uno munsi naje ndi jyenyine, ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye witwa Bamuhaye nk'ibisanzwe, niwe dufatanya akazi ka buri munsi ko kugira uteko kuza gukorera ibiganiro byacu ahangaha kuri Bigman Studio, ahangaha nk'uko bisanzwe mu bimenyereye. Reka rero n'abatindiye tuze dukore ikiganiro ku buryo burambuye. Kandi kandi nshaka kubabwira rero nk'abantu mukurikira Bigman Studio, byaba bitangaje uramutse ukunda kugira inyota, ukunda kuba nta hantu ufite ho gusohoka na sheri wawe, utega amatwi kandi kuri ikiganiro kukirangize ndakaza ndakwereka ndanakubwira ahantu ushobora kugira gute ushobora kujya gufatira ibintu byiza, amafunguro, brushette, inkoko zimeze neza, ihene ukaza uyirya imeze neza, kandi ukaba wanywa mitsingi imeze neza, ukaba wanywa inzoga iyo yose wumva ushaka kandi ntago wahenda. Muri aka kanya rero reka tuze tubatangire ikiganiro, tuze tunabagezeho aho hantu ni hehe mwaza uhasanga ibyo bintu. Thank you. Reka dukomeze na Bamuhaye nk'ibisanzwe tuje muri showbiz day. Sasa rero ubu tukaba twaje ngewe na Bamuhaye tuje kubabwira uko gahunda zimeze, nawe ko ndibuze kubagezaho ahantu ushobora gusohokera nashobora wawe mukaba mwarya ikintu cyose mushaka, inkoko, ihene, ikintu cyose mushobora gushaka mukaba mwakibona uko mugikeneye, hose byose birahari. Bamuhaye bimeze gute amakuru yawe? Umeze neza? Ariko umuhanda byakugendekeye bite se ko ndeba ntazi? Mana byabaye danje wana kuri no Noheli wana wabona kuzamuka Nyabugogo ujana hano byaramirambo kubona imodoka cyangwa moto byari ikibazo. Reka manza mubwire cyakoze ikintu cyabaye, si byose nayifite akabebi kaje kundeba aho nyine ariko ushaka hano uri kandi nayifite akabebi kaje kundeba nyine mu rugo kandi serike bize rute nyine kubona Bamuhaye agatoga ukivuga ibintu bijyanye no kuvuga ngo ahantu wajya ukajya ku sheti cyangwa se cyo kumva. Uwo mugabo nawe ndamuzi hano Kimisagara. Habwira abantu uwo mugabo amwita General. Urabona hano Kimisagara ku Ntaraga Kamawe, tubona mu kaboko k'iburyo ahantu k'iburyo ni ibumoso, uri kuzamuka mu kaboko k'ibumoso ni ubwanwa hariya brushette ahantu handitse la Colombe bar. Nahasohokanye umwana bahita bambwira ati aho yasibatishiri aho nibo bwa mbere mageze kandi ndahana hashimye nibyo ngibyo. Niyo mpamvu rero turi kubabwira ngo shiri wawe utazagira ahantu kujyana akagucishamo ijisho akaba yaguseka, kuko kujyana ahantu hafi ugomba kujyana ahantu hagaragara kandi hariya shasa neza. Hano mu boss ngira cyane mu General kabisa yawa. Rero umuntu wese ushaka ikintu cyo kunywa, icyo kurya wagana la Colombe bar. Yaba ufite sheri wawe bagufite ahantu heza baguteguriye bakwicaza na sheri wawe haba hari akayaga baguhungiza. Okay, ndumva tuje mu kiganiro rero gakora tubundi tuzakomeza tuhababwira uko amafaranga aricyo tumenye amafaranga ara nanjye aho ya uko nta rugo rwa mbere ngiyeyo ase General we ntabizira tubwire none se umwaka ugiye kusoza mwize cyane mwaka kabisa kugira ngo mbe ikarite za Nyabugogo ngire ntangadari dandi none ishati wamba bagiye gukita ko gapass imeze neza cyane bafunze kwese banigirije, ntabwo meze nk'abatwebwe twiba twambaye kuri bose bambaye makani kibazo cyane. Uretse ko ino shati rero iteguye avuga ni kuri Noheli ngomba kwambara ishati ihenze kuko bibona
ewa nari nabiteguye kabisa ahubwo wowe sinzi ukuntu bimeze ewa none urebye ukuntu abantu bavuga ati kuri none tuzagusura. Okay, murakoze cyane. Ntabwo reka tuvuge showbiz nyarwanda bikibona gute nyine ibintu by'abasitari bacu. Mana ko showbiz nyarwanda yagiye itera imbere kenshi cyane. Yagiye itera imbere abasitari bagenda bazamuka, iyo zigenda ziyongera, amafaranga agenda aboneka. Ya uravuga nk'iki nkaho uyu mwaka ndakeka warabonye ibintu byinshi cyane mu bintu bijyanye na showbiz. Watubwira iki kintu bijyanye na showbiz? Konse ko nawe wakurikiye ibintu byose warabikurikiranye cyane neza. Uri hafi ya ibijyanye na showbiz ibyo amafaranga yagiye yiyongera bitewe n'uko ntabwo abantu baba bicaye si byo umuntu aba afite ibintu abahanzi nyarwanda nabo barakora cyane na filime zo bakora cyane ubwo rero bijyanye n'ibyo ndikumva nta mwanya nabihaye cyane ahubwo ikintu ndimo ndaho umwanya wo kuvuga ngo uyu mwaka urangiye ngeze ku iki ndawutangira ndi ku ki umenye intego se reka niba uri umunyamakuru wa Big Man Studio ugomba kumenya ko amakuru y'abasitari bimeze bite. Ese umuntu aje kukubaza ati umusitari mu Rwanda urenze ninde wamubwira ko ari umusitari mu Rwanda abanza Bruce Melody hanyuma nanjye ngakurikira reka nkubwire mbese bameze ntibagiye hanze y'igihugu noneho sasa ntushaka kwibaza umwaka urarangiye ariko ubundi heruka kurasa kujya kurasa umwaka ryari ewana ako siko kuva navuga sindabona nkurasa ashobora kuba uje i Kigali vuba rero niba nini nawe narabaye umusitari ryari mundebere kunguka ni igikorwa cyiza hanyuma rero nyine umwaka ngiye mwemereye bumva inkoko ebyiri muri La Colombe Bar inkoko ebyiri muri La Colombe Bar bagahita baguhereza mitsingi ushaka hariya cyangwa nyine bakakubita muri La Colombe uriya mugabo akarusha no guza inzoga eshatu ahita akongeza imwe bityo baza kubwira hariya uzagende nta mugabo namwemera cyane buragira serivisi azazabona agatanga bamwita generali urumva hariya uzagende ufata icyo ushaka numara kugifata uze mujyane kuri convention aho bazarasira umwaka ubundi wari wabona ko yabagisi muri wowe nabonye ibintu byinshi ariko ibintu bijyanye no kurasa umwaka niyo mwemere hose okay nta kibazo reka ukuntu abantu tuba abasitari twaravukiye ahantu nyine kure hari ukuntu tuba abasitari twaravukiye kure uyu muvandimwe uzanaturutse yaturutse niho wahita muri Nyabwishongo iwacu ni tuba duhinga ibijumba rata reka twe kubabeshya okay showbiz nyarwanda rero mu gutera imbere ikintu tugiye gukurikizaho ni iki ngiki mwebwe muri gukurikira iyi video ukora subscribe ukore like ukore comment ubundi ikindi wowe kubitubaza tuzatukugezaho buri kimwe tugiye kuzana ikintu bita ni nka akantu tuzadukora muri kiganiro cyose dukoze tuzadushyiramo ni nk'amahirwe urumva umuntu uzajya gutanga komenti abantu 20 batanze komenti bwa mbere bazajya bahabwa iki uzayisigamo nimero zawe tuzahita tuguhereza ibihembo kandi byiza bishimishije iyo ni intego twihaye muri uno mwaka wa 2024 dutangiye ubwo sinizera ko mutazacika sibyo ngiye kubagezaho ikiganiro kandi nandiko n'umwana wanjye ni Erwaeni ndetse na Bombo Garata nk'ibisanzwe. Ciao turabemera cyane tuzagaruka tuje kubabwira uko bihagaze ndetse ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Ciao.